Nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi tariki 26 umwaka w'ibihumbi 2026 na minota myinshi cyane mfite hano kuri izi mikoro, ariko aka kanya tugiye kubanana, aka kanya tugiye kuba twamarana kabisa, uraza gusobanukirwa bimwe mu biri kujya mbere kuri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagira ngo nkubwire ko ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwimarira muri iyi ntambara kubwo kuba amabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arimo kugenda abarwa. Kubw'izihe mpamvu, niyo mpamvu Bosco ndi hano, niyo mpamvu ndi hano kabisa. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasa nkaho zirimo zirahatiriza mu by'ukuri bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, ndetse ibi nkeka ko byanakozwe mu nama iheruka, bivugwa ko yavugiwemo ko u Rwanda rwaba rwaremeye ko rwigeze rufasha mu by'ukuri cyangwa se rufite aho ruhuriye n'inyeshyamba zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu busanzwe impande zigiye zitandukanye, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse raporo z'impuguke za Loni cyangwa se imiryango igiye itandukanye n'ibihugu bigiye bitandukanye, wumva kenshi bavuga kuri iyi ngingo yo kuba u Rwanda rwaba rukorana na M23. Ariko hafi imyaka navuga ko irenga cyangwa se igera muri 18 M23 ivutse, nuva 18-17 gutyo, uyu mutwe ntabwo byari byarigeze byumvikana u Rwanda ruvuga ko rufite aho ruhuriye cyangwa se rufasha izigeshyamba z'umutwe wa 23. Ariko uyu munsi, nyuma y'uko hagaragaye yuko perezida wa Venezuela yashimuswe akajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni perezida w'igihugu, mu by'ukuri byaje kugaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zinjira mu bayobozi b'ibihugu, bakaba bashobora kuba bakora ikintu kidasanzwe ndetse bikagera no ku rwego rwo gushimuta perezida w'igihugu. Ntabwo mvuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ibingibi mu by'ukuri wenda yaba ibiri inyuma, ariko kandi nanone biranashoboka ko yaba ibiri inyuma ari politike nshya. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kiri gukorana neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byaragaragaye cyangwa se ni ikintu kiri kugaragarira buri umwe ari we wese. Ariko kimwe ngiye mu bintu nagizeho impungenge, hari umwe mu bayobozi bashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, uyu nguyu bamwita Madamu Matilda Mukantabana. Uyu yemeye ko ngo u Rwanda rufitanye imikoranire mu by'umutekano n'umutwe wa M23. Nge byarantunguye cyane, kuko ubwo mu by'ukuri iyi nkuru yajyaga hanze yagiye ivugwa, yagiye igarukwaho, ariko nujya kureba nka bamwe mu bayobozi bakomeye b'igihugu, ni ikintu batigeze bavugaho igitangazamakuru cy'igihugu, kandi ibi ajya kubivuga yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkabona ko ibi bintu bishobora kuba mu by'ukuri, ngewe mu mboni zanjye ku giti cyanjye, ngewe mbasha kubona ko ibi ngibi byaba byarabayeho kubwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahatirije mu by'ukuri, zarahatirije uyu mudamu akaba yakwemera muri iyi nama, akavuga ati twebwe igihugu cyacu gifite aho gihuriye mu by'ukuri n'umutwe w'inyeshyamba. Nibyo birashoboka hakurikijwe impamvu u Rwanda ruvuga, mu by'ukuri urugero nko ku mutwe wa FDLR, ku byo bita ivangura rikorerwa mu bwoko bumwe, biri mu mpamvu nyamukuru yatumye uyu mutwe wa 23 ubaho nk'uko ubivuga. Byashoboka ko haba hari aho u Rwanda ruhuriye mu by'ukuri n'izi nyeshyamba dukurikije izo mpamvu. Ariko mu minsi yashize, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, Jean Patrick, Vincent Biruta yasimbuye, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, nta n'umwe wari warigeze ahagarara ku maguru ye abiri imbere ya mikoro ngo atangaza avuga ati twebwe twaba dufite aho duhuriye cyangwa se ibyo turi gukora na 23. Ntabwo byigeze bibaho. Ariko kuri inshuro uyu nguyu ndakubwira ko ari ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madamu Matilde Mukantabana, yemeye ko u Rwanda rufitanye imikoranire mu by'umutekano n'umutwe wa M23. Biba bivugiye mu nama ya Komisiyo ishinzwe Ububanyi n'Amahanga, ishami rishinzwe Afurika mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 22 Mutarama. Niwumva ahangaha uraza kumvamo ngo ni inama yari yabereye mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi yibandaga ku bibazo bya Afurika. Iki ni kimwe mu bintu ngiye nagendeyo nkavuga nti twakabaye twarabonye izindi feedback z'abayobozi. Ngira ngo murabizi iki kibazo akenshi iyo kivuzwe hakagarukamo ni dosiye y'u Rwanda,
cyangwa se iyo uvuze u Rwanda ukavuga umutwe wa 23 noneho ukagerageza kubihuza, abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo bashobora gutinda kugusubiza mu by'ukuri bakwereka ko ibyo ngibyo ari nk'ibinyoma cyangwa se harimo kwibeshya. Ariko kugeza uyu munsi nucunga ukaza kureba neza, urasanga kuva uyu Madamu Mathilde Mukantabana yabivugaho, usibye kuba byaragaragaye mu itangazamakuru, abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabivuga, ni kimwe mu bintu ubona kitahabwa agaciro na leta y'u Rwanda. Ubona ko mu by'ukuri harimo ikibazo. Ibi rero byaba bisobanuye iki biramutse byaragenze gutyo? Bivuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yarafurusinze uyu muyobozi Madamu Mathilde Mukantabana, ikamutegeka ko agomba kwemera ko u Rwanda rufite aho ruhuriye cyangwa se rufite mu by'ukuri imikoranire n'umutwe w'inyeshyamba za 23 zikora ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro, isi yose ibireba. Bivuga ngo buriya ikindi kintu ugomba kuba wamenya, ambasaderi abahagarariye igihugu nyine abereye ambasaderi mu kindi gihugu. Bivuga ngo uyu nguyu Madamu Mathilde Mukantabana ahagarariye u Rwanda mu buryo hafi bw'100%. Mu by'ukuri abahagarariye igihugu aba ari umuntu ushobora kuvuga rikijyana, aba ari umuntu ushobora gusobanura byinshi, nawe rero nyine ni ambasaderi. Uyu rero niwe wavuze aya magambo. Mu by'ukuri nkeka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zatangiye gukora nk'ibyagaragaye cyangwa se nk'ibyakozwe muri Venezuela. Ngira ngo abantu benshi cyane murabizi ibyabaye muri Venezuela, ubwo perezida w'iki gihugu mu by'ukuri yatwarwaga icyo nakwita bunyago, ndabyita bunyago, yatwarwaga bunyago mu by'ukuri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamushimuse. Abantu benshi baravuga bati iyi ni gahunda nshya mu by'ukuri izanwe cyangwa se n'indi systeme Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugarura. Ariko niba barafashe perezida w'igihugu bakamushimuta, ntabwo nibashaka kubikora, murabizi no bita Nicolas Maduro, mugabo niwe uherutse gushimutwa. Ntabwo ku rundi ruhande ntabwo Amerika ishobora kongera gusubiramo icyo kintu ngo ishimute, wenda birashoboka, ariko ishobora no gukora ikintu cyo gufata umuyobozi ikamuforcinga, ikamubwira uti vuga ibi ngibi. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu byoroshye kuba mu by'ukuri byagaragara. Muri urwo rwego, mu gihe tukiri aho ngaho tuvuga tuti bimeze bite, bimeze gutya na gutya, hari amakuru mfite yuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu mayira mu by'ukuri, kuko impande z'ubuyobozi zo zamaze kumvikana. Ni inkuru ivuga ko nanone ni n'ibintu bihuriranye cyane. Ku itariki 22 Mutarama ngo ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'abashinzwe umugabane wa Afurika, AFRICOM, basuye ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bagamije gusuzuma amahirwe yo gukomeza ndetse no kunoza ubufatanye mu by'umutekano mu gihe umubano wa politike n'igisirikare hagati ya Kinshasa na Washington urimo urarushaho gukomera. Iyi ni inkuru yagiye isohoka mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Uwo bita amakuru akavuga ko ngo Colonel Michael Gacheru uyoboye itsinda rya AFRICOM. Iyo tuvuze AFRICOM ni itsinda ry'ingabo ariko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe umugabane wa Afurika. Noneho ikintu kiriho iri tsinda ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuvuga ngo abagizwe n'abasirikare ba Amerika na Amerika nyine, ariko nkuko bavuga ngo ni division ya kanga. Iyi ni division bageneye Afurika. Iyi division rero ngo ikaba yaratangiye imikoranire yeruye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko ngo Colonel Michael Gacheru uyoboye itsinda rya AFRICOM ku itariki 22 ubyibuke, ari nabwo uyu Mathilde Mukantabana ambasaderi yavuze amagambo yo kwemera ko u Rwanda rwaba rufite aho ruhuriye n'iki kibazo cyo mu Burasirazuba bwa Kongo. Uwo munsi ni nawo byakoreweho, ni naho byagize iki byakoreweho ko bimenyekana ibijyanye n'imikoranire ya AFRICOM ndetse na FARDC.
ati bimeze gute rero ngo uyu nguyu Michel cyangwa se Michael Gacheru uyoboye itsinda rya Africom yashimye cyane ubushake n'ubufatanye bwa FARDC mu gushaka inzira zo gukomeza gukorana mu by'umutekano no guteza imbere amahoro binyuze mu mbaraga z'igisirikare. Yagize ati uruzinduko rugaragaza inkunga idacogora duha FARDC na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiganiro byitabiriwe kandi n'abajenerali ba FARDC barimo Julius Banza Milambwe ndetse na Michael rukwikira aba nabo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbese kandi nanone kimwe mu bigomba kuba wasobanukirwa nuko uyu Michael Gacheru nta nubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yaje hehe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kandi mukaba mubizi ko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amahanga cyane, ndetse ni n'abantu bakunda guhuza gahunda bagahuriza ibintu hamwe, ugasanga mu by'ukuri ibintu byabo bikorwa ku murongo ku buryo bavuga bati niyo byajya mu mateka bizigwa bari ama operasiyo. Urumva ko rero iyi nayo ni operasiyo ikomeye cyane yaba yarakozwe, ndetse bikekwa ko mu by'ukuri byaba birimo biragenda bitegurwa, ari ikintu kirimo cyubakwa nyuma y'uko Amerika igerageje guhuza izi impande zombi binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Ukabona ko ibiganiro bikiba hahise haba imirwano. Ntabwo Amerika ari igihugu gishobora gukora ikintu ngo nikirangiza gisare ngo kigire gutya na gutya kivuge Amerika ni igihugu gikomeye. Ibyo bintu ugomba kubanza kubimenya. Ni state, ni igihugu kigizwe n'amaleta menshi, ni igihugu gifite abanyapolitike benshi bashobora guhagarara bakabanza bakiga ikibuga. Ndetse ari nayo mpamvu nshobora guha amahirwe ibi bintu by'uko uyu madamu Mathilde Mukantabana ashobora kuba yarafrosinzwe ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bikaba byaba bitangije urugendo rwo gukora Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba batangiye gukora igikorwa nk'iki ngiki, ndetse n'izindi operasiyo zindi zigiye zitandukanye twaba tugiye gutangira kubona. Reka ngaruke gatoya ku makuru avuga ku bijyanye n'ingabo. Mu by'ukuri amakuru avuga ko ngo uruzinduko rwabaye ku itariki 22 ubwo n'ibi byavugwaga z'uku kwezi, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda bari bamaze kugirana amasezerano y'amahoro ndetse n'andi masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya Leta ya Congo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rwego ngo hanasinywe inyandiko y'ubwumvikane icyitwa Memorandum of Understanding ku bufatanye mu by'ingabo n'umutekano hagati y'ibihugu byombi. Umva iki kintu ukuntu gikomeye. Ku itariki 22 z'uku kwezi kwa mbere ubwo ambasaderi Mathilde Mukantabana yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko ishinga amategeko, akaza kuvuga ko u Rwanda rufitanye imikoranire mu by'umutekano wa FC23, ni nabwo Amerika yahise isinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igisirikare cya Leta ya Congo, inyandiko yahawe titre cyangwa se inyito yitwa Memorandum of Understanding. Inyandiko y'ubwumvikane rero hagati y'ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yateraga inkunga gahunda zo guhugura no guteza imbere ubumenyi bwa FARDC hamwe n'ikorwa ryari rigamije guhugura ndetse no guha ibikoresho abapolisi. Ibi ngibi rero bikaba byongera kugaragaza imikoranire yimbitse iri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irimo iranarushaho no kwiyongera kugeza uyu munsi, kuko amakuru avuga ko uyu munsi abantu babona ibijyanye n'ishusho y'imibanire iri hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyongereye cyane, ndetse no kurusha iy'Ubufaransa. Kandi Perezida Emmanuel Macron we ubwe ku giti cye bigaragara ko ashyira mu by'ukuri imbaraga muri ibi bikorwa, ndetse akagerekaho no ku rwego rwo gukoresha inama akifata nk'igihugu bakagenera amafaranga Repubulika Demokarasi ya Congo, ariko ukabona ko bitarimo birasumba ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nabyo nagiye ngaruka nkakubwira nti Amerika ntabwo ari igihugu ikintu kiba ngo basare, ntabwo ari igihugu ikintu kiba ngo bavugire hejuru. Ni igihugu ikintu kiba bakicara ku meza bakiga politike, bakiga uburyo bahangana nacyo. Mu by'ukuri umunsi umwe ugashira indi gashira, ushobora no kugira ngo ibintu byararangiye nyamara ugasanga nibwo ahubwo ibintu bimeze nabi. Ibi ngibi ndabihuza n'ikintu kimwe, ubwo amasezerano ya Washington yasinywaga
ku itariki enye Pluto, ku itariki enye z'ukwezi k'Ukuboza 2025. Icyo gihe umujyi wa Uvira imirwano yari yatangiye mu bice birimo za Gatumba hariya, imirwano yari imeze nabi yaza Kamanyura. Abantu baravuga bati nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu barimo ati nabyo bigiye kumera nk'ibya Nairobi, ati cyane andi masezerano yagiye abaho, ati kandi noneho ikibazo kibayeho ni uko ari amasezerano yasinywe n'abakuru b'ibihugu. Amerika yaracecetse ntacyo yigeze itangaza, yaravuze ati mubyihorere ntibasubire inyuma. Abantu nabyo barabikerensa, ariko byaje kurangira ngira ngo mubibonye ko inyeshyamba zasubiye inyuma. Uyu munsi bivugwa ko n'imijyi nka Bukavu ndetse na Goma bishobora kurangira bigenze gutyo, M23 itazi n'ibiri kuba. Ibi rero nibyo nakubwiraga, nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka gusobanura, wese berekana ko M23 igomba gusubira inyuma muri kilometero 75. Ahangaha rero ni hahandi Amerika igaragaza aho ibera kaga. Izi kilometero 75 nizo M23 yatangirijemo ibitero ubwo amasezerano yari gusinywa. No kuvuga ngo baravuga ati twebwe ibintu bisubire aho biri, ibyo byabaye nyuma ntabwo tunabishaka, kwanza nibisubira aho byari biri bitaza kutwangiriza imikorere n'imitegurire yacu. Kuko nk'uyu mujyi wa Uvira byanze bikunze ntabwo wagombaga gutuma FARDC igenda mu murongo, cyangwa se leta ya Kongo iyo uyu mujyi ukiba uri mu maboko ya M23 cyangwa se uguma mu maboko y'izi nyeshyamba, ntabwo byari butume cyangwa se byari bworohere Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutwara iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko babishaka cyangwa se nk'uko bari kubigenza ubu ngubu. Kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo diplomasi yabo imeze nk'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo murabibona. Bo bafite Amerika ifite uburyo ishaka gutwara iki kibazo, ari nayo mpamvu yavuze ati reka ibintu tubisubize aho byari biri, twe twabaze target, twabaze izi nyeshyamba zitaza kutubarishamo imibare mibi. Nubyitegereza uraza gusanga kugeza uyu munsi izi nyeshyamba mu by'ukuri zaharagaritse kwegera imbere, ahubwo igisirikare cya Leta Kongo kirimo kirategura ibitero, kirimo kiragaba ibitero biza drone, ariko ukabona ko izi nyeshyamba zifite ubwoba zikavuga ziti bishobora kutugwa nabi. Ni mu gihe iri tsinda ry'abanyamerika AFRICOM rigiye kuba ryakwerekeza hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Uraza kwibaza ngo baje gukora iki? Nibyo Amerika ni nk'ibindi bihugu nayo irashaka inyungu zayo, ariko igomba kwigaragaza, igomba kugira akantu yongeraho igatandukana n'ibindi bihugu byose byaje hano, ndetse ikagaragariza Repubulika Demokarasi ya Kongo ko ari umufatanyabikorwa mwiza. Ibyo uko bizagenda bikorwa ndetse nuko bizagenda bishyirwa mu bikorwa, byanze bikunze ni ikintu kizaba kiri kugira ingaruka zikomeye ku nyeshyamba ndetse no ku Rwanda rwabashije kugira umuyobozi wemeye ko uyu mutwe mu by'ukuri ufitanye imikoranire n'icyo gihugu. Bivuze ngo ingaruka zizajya ku mpande zombi uko ari ebyiri. Leta ya Amerika irabona ko isi iri ku muvuduko, ndetse mu gihe ihanganye n'Ubushinwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ikabona ko Ubushinwa bwo bwabashije kuyoboka uburyo bwo gukoresha mu by'ukuri cyangwa se bwo gukora ibikoresho bitabangamira ikirere ku bwinshi. Ibyo byose rero isoko ya byose ni amabuye y'agaciro, kandi amenshi byibuze tushobora kujyana tuvuga ati muri rusange 60% arimo arava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo niba udafite 60% ya produits zirimo utari gufataho ya materials zikorwamo ibikoresho zirimo ziraproducingwa, nkeka ko iterambere ryawe ririmo riragenda gake, iterambere rya Amerika ryaba riri kugenda gake. Amerika rero nk'igihugu cy'igihangange kuva na mbere hose baravuga bati natwe ntabwo tuzinjira nk'uko abandi binjiye ngo dutsindwe, twe tugomba kwinjira muri politike kandi tukagaragaza ko hari aho dutandukanye. Amerika ishobora no gufata impande zombi, ariko kugeza uyu munsi iragaragaza ko ishaka ibintu bisubira ku murongo aho byahoze, byamara gusubira ku murongo aho byahoze, hanyuma igatangiza politike yayo uko yayubatse ndetse n'uko yayitekereje, kandi umuntu wese ushaka kuyibangamira mu by'ukuri bikagira ingaruka. Ikintu ushaka kumenya, uyu Madame Mathilde Mukantabana ashaka ko yaranasabwe kuvuga ibi byoroheje gusa, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo mpamvu nakubwiraga harimo imitego myinshi mu by'ukuri, ari nk'ikintu bari barasabwe kuri nshuro, kuko ibi ngibi nanone bifite icyo bisobanuye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cyagiye kivuga kenshi, cyagiye gitabaza kenshi, cyagiye gitaka kenshi, cyagiye mu by'ukuri cyumvikana kivuga ko kigowe kandi kibangamiwe no kuba
hari imikoranire hari hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse na leta y'u Rwanda. Kugeza uyu munsi rero mu by'ukuri hari byinshi washingiraho uvuga ko ibintu birimo biragenda bihindura ishusho bihindura isura, ariko icyo kintu nawe ugitekerezeho. Comment zirafunguye, ibitekerezo byanyu, inyunganizi muraza kubishyira muri comment cyangwa se munsi mutwe w'inkuru nyine abashaka kwandika ibitekerezo byabo. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, niba utarakanda subscribe kuri Barore TV, nyaboneka mujye munyarukiraho naho mukande subscribe. Nge ni Bosco, tuzaduhuriraho naho mukande subscribe. Ikindi kintu nanone, abatarajya muri group yacu ya WhatsApp ya Legion Info ni songa mbere, ureba link muri comment tuba twagushyiremo ya mbere, hanyuma ukaza kuyikandaho. Ibyo rero bigufasha iki cyangwa se bikumarira iki? Bigufasha kujya muri group yacu ya WhatsApp nyine, ukabasha kujya ukurikirana byinshi ku buryo bwimaze, ndetse tukabasha no kujya tuganira 5 kuri 5. Hanyuma rero ngewe reka ngushimire, ntabwo ndi buze kugaruka kuri byinshi cyane, ariko ngira ngo iby'ingenzi mwamaze kubyumva, mwamaze kuba mwabisobanukirwa. Ubwo rero turaza gusubira mu masaha ari imbere nyuma hano gatoya, numara kureba iyi video utegerezeho gato, mu by'ukuri tuze kukusanya n'andi makuru tuyakugezeho. Hanyuma hagati aho ngaho uze kubunyarukira kuri Barore TV gake gake ukanda subscribe. Nge nari Bosco Mutaramu cyane, iyi ni Legion Info. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza. Abantu bashaka kutwandikira ndetse no kutuvugisha, gutera inkunga ibikorwa byacu ndetse n'abandi mugiye mutandukanye, uraza kwandika mu by'ukuri nimero akamenyetso ko guteranya 250 78 150 78 5 biraza kugufasha rero kutugeraho ndetse no kwiconnecta natwe. Nkubitsa ko iyi nimero iboneka cyane ku rubuga rwa WhatsApp, biragoye ko mu by'ukuri ushaka ko wayihamagara ngo ibe yacamo. Ubwo rero nuze kwirushya uze kwandika ku rubuga rwa WhatsApp, bindi biraza kuza nyuma. Niba bitari na ngombwa wikomereze ukomeze ukurikirane amakuru. Ciao ciao, hasta la vista.